tubahe ikaze kuri The Fixers. Niba uzi igikoresho cyitwa computer, ushobora kubiba hariyo ufite cyangwa se ukaba uzibona. Icyakora niba uyitunze birashoboka ko itagutwaye arenze 200,000 by'amanyarwanda, cyangwa se niba inahenze ikaba itarengeje miliyoni cyangwa wenda no hafi yaho. Gusa uko tujya tubabwira tekinoloji z'akasamutwe, reka uyu munsi tugire iyo tubabwiraho. Ese wari uzi ko hari computer ishobora kugura miliyoni 100 z'amadolari? Wabyumvise neza, ntabwo twibeshye, ni miliyoni 100 z'amadolari. Iyi niyo tugiye kuvugaho. Ni iki cyari kigize iyi mashini mu 2012 yiswe imashini y'igitangaza yihuta ku isi? Iyo ngiyo yitwaga IBM Sequoia. Aka kasamutwe ka computer gahagaze aya mafaranga kishingikirije iki? IBM Sequoia niyo computer yihuta kuruta izindi ku isi. Byari bishingiye ku biyigize, ndetse bituma mu mwaka wa 2012 ihabwa igihembo cy'uko ariyo computer yihutaga ku isi. Reka duhere ku bintu bimwe byari biyigize ushobora kuba wenda n'uyu munsi uzi amakompiyuta asanzwe agira. Urugero, hari ibyo bita core za processor cyangwa se ama-cores. Niba waragiye kugura imashini cyangwa laptop, hari ikintu wabwiwe cyangwa urabaza, icyo cyari processor yayo. Akenshi imashini dukoresha ziba zifite ama-processor atandukanye. Aha twavuga urugero nk'iyitwa dual core. Nanone hari igihe usanga ifite Core i5, Core i7 ndetse n'ibindi. Gusa hari n'izigeza kuri 12, izo zikaba zatangiye kuba kasamutwe zinyaruka cyane. Gusa kuri IBM Sequoia yo byari birenze ibyo, kuko yari ifite Core 1.5 miliyoni. Bitekerezaho nawe ukuntu yihutaga. Nanone niba waragiye kugura imashini cyangwa laptop, hari ikintu wabajije, icyo kikaba ari RAM yari ifite. Akenshi RAM iyo tugiye kugura imashini turabaza bakatubwira ngo ifite giga 4, giga 8, giga 16, yewe na giga 32. Iyo yagize 32 tuba twumva ari akasamutwe. Gusa kuri IBM Sequoia iyo yari ifite petabyte 1.5. Kugira ngo wumve icyo petabyte kingana nacyo, ubundi petabyte imwe ingana na terabyte 1000. Nanone terabyte ingana na giga 1000. Ubwo RAM yayo yari ifite terabyte 1500. Nawe urumva ukuntu byari bimeze. Ubuso yari iriho, reka tuvuge ahantu yari irambitse uko hangana. Ubusanzwe imashini ishobora kujya mu gikapu, yewe ukaba yitwara no mu ntoki. Gusa kuri Sequoia si uko byifashe, kuko yashobora kujya ahantu hangana na metero kare 280, zikaba zingana n'ibyo bita square feet 3000. Nanone icyo wamenya kuri iyi computer, mu gihe izindi computer zikenera amaventilateri cyangwa se utuntu duhuha umuyaga kugira ngo computer igumane ubushyuhe n'ubukonje biringaniye, kuri IBM Sequoia yo yakonjeshwaga hakoreshejwe amazi. Kuyigabanyiriza ubushyuhe byasabaga amazi. Nanone kuri Sequoia urusaku rwayo rungana n'urwa moteri y'indege. Si icyo gusa gitangaje mu isi y'amakompiyuta, hari n'ibindi bintu utaruje kuri tekinoloji dushaka kukubwiraho muri aka kanya. Ikintu wamenya ni uko telefone ya mbere ngendanwa burya yakozwe mu mwaka wa 1973 n'uwitwaga Martin Cooper, akaba yarakoreraga ikigo cya Motorola. Ikindi twakubwira ni uko virusi ya mbere yakozwe muri computer ngo yiba amafaranga yakozwe mu mwaka wa 2007 yitwaga Zeus. Yewe se wari uzi ko telefone ya mbere yashyizwemo GPS ari Nokia 6110? Ibyo bikaba byarabaye mu mwaka wa 1999. Telefone ya mbere yabashije kwakira internet ya 4G, iyi ngiyi turirimba uyu munsi, iyi yitwa HTC Evo 4G, ikaba yarasohotse mu 2010. Ikindi wamenya ni uko social media ya mbere yabayeho yitwaga 6degrees.com. Nibwo byabaye ko abantu bashobora gukoresha amaprofile ku mbuga nkoranyambaga bakanandikira inshuti, ibyitwa kubona umuntu online. Tablet ya mbere ya touch screen ya mbere yakozwe mu mwaka wa 1989. Nanone muri rusange umuntu akoresha imyaka 6 n'amezi 8 abimara akoresha smartphone. Ese wari uzi ko ukora muri telefone yawe inshuro zigera ku 150 ku munsi uri gukuramo password cyangwa se urufunguzo? Ese wari uzi ko flash yakozwe ya mbere ifite giga 1 z'ububiko mu 2000 yaguraga $10,000,
hafi miliyoni 13 z'amanyarwanda, nyamara ubu ngubu ntiwayitangaho n'ibihumbi 5 by'amanyarwanda. Twe turi The Fixers. The Fixers, let it be fixed. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram, amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu, ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2, iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza, ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.